Ya mbahaye ikaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. Igihe ni Prophète General Martin. Nkuko bisanzwe Imana iduhana umugisha. Uyu munsi turi itariki ya gatatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Ibintu ngiye gutangaza biteye ubwoba. Ibyo ari byo byose musige n'ejo kandi niko byagenze. Bintu ngiye gutangaza uyu munsi umuntu nteze amatwi yihangana biteye ubwoba. Reka mbivuga uko niba uri umunyabwoba ugira umutima uhahamuka no kubyumva ntabwo ari ngombwa cyane. Niba uri umuntu nanone utizera utari umunyemhemu, ibintu ngiye gutangaza ni ibintu navuga nanone ukwiye kuza gutangira ariko ufite intego yo kuba wamaze guteguzwa cyangwa kubwirwa ko ari ibintu biteye ubwoba. Rero kuwa Mungu nta Pasika izaba. Icyo ni ikintu ngiye guheraho menyesheje cyangwa se ntangaje ko kuwa Mungu cyangwa se ku cyumweru nta Pasika izaba. Byandika uko, ntabwo navangiwe, si inzoga, si y'indwe, nta Pasika izaba, nta nihari. Mbivuze nyine nka Prophète General. Uri rugura byumve, uri mu gisagara byumve, uri mu murwa byumve, mu turere, mu ntara, muri province zitandukanye, kuwa Mungu abantu biteguye Pasika ariko nta Pasika izaba. Nimvuga Pasika harimo abantu bayizi kundusha, banayisobanura kundusha, ariko genda avuga uko umwuka yanyoboye. Bibiliya ivuga ngo umuhanuzi wese ahanura uko yategetswe n'Imana. Icyo tucyemeranweho. Icya kabiri, harimo abantu mu minota 3 ya mbere y'ubutumwa bwiza yandika komenti agatukana. Ubanza uze kumviriza, hama numara utukane wamaze no kumviriza, hama niba udafite umwanya wo kumviriza gutukana byihorera. Noneho rero mbisubiyemo mu myaka afite, murabona ko ntari umwana. Uyu ni umusatsi wa gatatu, bungiye kumera imvi mu mwanya mutoya. Hama rero nta nubwo ndi n'umuntu wo kuvuga ngo iravuze itavuze. Nabatijwe mu mazi menshi, ndi umukristo, ariko kuwa Mungu abantu biteguye Pasika, nta Pasika izaba. Pasika n'umubatizo ngira ngo habanje Pasika, nyuma n'umubatizo uzaho. Mfite invitation nyinshi z'abantumiye ngo zaza muri Pasika, ariko nta Pasika ihari. Pasika yizihizwa n'abakristo by'umwihariko bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, n'abandi bayoborwa na Mwuka Wera yashyizweho n'Imana, yemezwa n'Imana, ariko nta Pasika ihari. Ubu tuvugana bamwe bamaze kugura inyama, abandi bagura impuzu nshya, abandi bavuye mu bisagara bajya ruguru gusangira n'imiryango Pasika, abandi bari kohereza amafaranga MoneyGram, Western Union, RIA n'izindi kampani zishinzwe kohereza amafaranga cyangwa kutarasifera, za Momo, za Rimi Cash, za Leo Cash, Smart Cash, ibintu nk'ibyo, Mobile Money, Airtel Money, ibintu nk'ibyo. Donc uyu munsi Vendredi abantu benshi bari guhanahana message, ndetse ubu mpamya ko status zabeshi imbuga nkoranyambaga zitandukanye bagiye gutangira kwifurizanyiriza Pasika nziza, ariko ikinyoma cyambaye ubusa nta Pasika ihari. Ndagaruka nanone, ndacyakomeje. Abandi nabo inka zizabagwa, wabagaga imwe yamaze kugura 3 cyangwa 2, wabagaga inkoko imwe yaguze indi, wabagaga urukwavu rumwe yaguze urundi. Donc ubinyama ziyongereye, umuceri uriyongera, bije ziyongereye zo gusuma no guhaha. Abantu bararimbanyije kwitegura umunsi mukuru wa Pasika, ariko nta Pasika ihari. Hakuna. Bujumbura mu nyumve, Gitega mu nyumve, nta Pasika ihari. Nimbivuga uko yenda urantera amabuye umbwira uti
turagutegereje. Ejo ni uyu munsi ni kuwa gatanu, ubu warangiye. Ejo kuwa gatandatu wanjijiwe, wa kirofa we, wa gipfu we, wa gisazi we, ku cyumweru pasika niramuka ibaye uzajya he? Sinzi ko ufite amatwi abiri cyangwa kumwe, ariko nkubwiye ngo nta pasika ihari mu muryango w'abayahudi cyangwa se w'abayuda. Umuryango w'abayuda n'abayahudi nta pasika ihari. Kandi ibi nimbivuga ntabwo mvuze Isiraheli, kuko Isiraheli twamaze no kubonayo ko ari umukozi wa Sekibi. Isiraheli turi kubona uyu si yo Isiraheli yo muri Bibiliya. Isiraheli turi kubona ubu si Isiraheli twize tunigishwa ko ari Isiraheli yabyaye Kristo, irera Kristo, ari nawe washyizeho umunsi mukuru wa pasika afatikanyije na se ari we data. Sasa rero pasika uhereye mu Misiri, ubwo Imana yahaga isezerano abayahudi ikababwira ngo nzabakura mu buretwa kwa Farawo mbajyane mu gihugu cy'isezerano i Kanani. Pasika bayiririye mu Misiri mu mubabaro. Indi pasika bayirya bageze mu gihugu cy'isezerano. Twe turi mu kinyejana cya gatatu mu isezerano rishya, natwe ya pasika iracyabandanyije mu ngo asifiwe. Bivuze ko rero iyi pasika ntabwo ari pasika ya vuba. Pasika Bibiliya ivuga ni pasika abantu basangiye umwana w'intama, ariko atari Kristo, umwana w'intama, intama isanzwe. Ariko Bibiliya itegeka aba bantu ko bari burye iyi ntama, ntihagire ikintu na kimwe bari bujugunye. Ubwo harimo abantu badukurikiye batanazi pasika, babyumvise ari ubwa mbere. Yenda se ndayisigura uko umwuka ashoboje nabikubwiye ubyumva uko Bibiliya ibivuga. Ntabwo ndi bubisome cyane, kuko kuwa Mungu hari abantu bamaze gufata Bibiliya, bamaze kudekora mu rusengero, hari abaprotokole bamaze gukorerwa amakarita, hari abantu batanze amabahasha muzaza n'amaturo. Ibyo bintu byose nahamya ko kuwa Mungu nyine hari ibintu bisa naho hari imyiteguro idasanzwe yo kwizihiza no kuninahaza pasika n'amaturo kameme, ariko nta bihari. Noneho rero iyi pasika Abisiraheli barayijihije. Ubundi urumva pasika ni nko kunyuraho cyangwa gucaho. Pasika nyine ni umunsi watambutse ubwo ku cyumweru, hari umunsi abantu bateganya uzatambuka witwa pasika. Noneho Imana ibategeka ko mu isezerano rya kera ko bari bugiye intama, nta kantu na gato bari bujugunye. Kandi uyu mwana w'intama bari bumusangire uko bangana bose. Kandi uyu mwana w'intama barawurisha umutsima n'imboga zirura, ndetse bawurye kuri buri kimwe cyose, ari ahatarura. Ariko itegeko n'icyo ngamije kwari ugusangira uwo mwana w'intama, kuva inyuma ukageza imbere. Uyu mwana w'intama bagomba kumusangira. Hari abantu bakunda inyama mu Rwanda, bo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hari n'abantu bakunda inyama kandi bitwa abacayini cyangwa se n'abakongore. Nyama ni nyama, niho iryo jambo ryaturutse. Hari abantu bakunda inyama ku buryo n'ibikeri babirya, n'ibinyabwoya, n'ibizira, n'ibitazira, n'ibiziruye, n'ibiziruye. Ubwo navuga ngo iyi apeti yo kurya bene uko cyangwa se uko gufungura kuri urwo rwego, Imana ibategeka rero ko uwo mwagazi w'intama bamusangira, bamurisha izo mboga zisharira n'ibyo bintu byose birura, babigendanamo neza azedi. Uyu munsi rero natwe tubihabwa nk'umurage n'isezerano y'uko tugomba kwizihiza pasika, kandi tugomba kuzirikana uwo munsi witwa pasika, kandi tugomba kujya twemera pasika. Pasika ni iy'abakristo, ntabwo ari iy'abapagani. Pasika ntabwo ari iy'abamizirimo. Pasika si iyo mu madini atemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo pasika kenshi na kenshi bayizihiza. N'ubu ngubu wowe udukurikiye, niba utemera pasika biragoye ko waza, cyakora se urabyumvira. Ariko ubundi pasika, mvuze pasika mbibwira abantu
bemera data na mwana n'umwuka wera, ari nabo abo ndi kubwira nabizihiza Pasika nta Pasika izaba. Noneho rero iyi Pasika y'Abayuda bakoraga bizihizaga, iyi Pasika y'Abaheburayo bo muri Kristo Yesu bizihizaga, bakoraga, bateguraga, eske diferanse buno tuvuga ngo diferanse irihe? Pasika yavugaga ko kiriya gihe Imana ikuye ibyago, ikuye umuruho, ikuye ubuja, ikuye uburetwa ku Bisiraheli bakorewe n'umwami witwa Farawo. Bityo basangira imibabaro baziranyeho banyuranyemo, basangira agahinda baziranyeho banyuranye. Ni nako ijambo ry'Imana ridutegeka no mu isezerano ry'Abantu ngo mubabarane n'abababaye, munezeranwe n'abanezerewe. Doke mwifatikanye nabo mu ruhande rw'intege nke. Pasika dutegekwa n'Imana kiriya gihe, idutegeka ko ari Pasika tugomba kwizihiza iyo mu mwuka, iyo mu mpwemu, iyo mu kuri. Noneho iyo Pasika ni Pasika itarimo kurobanura ku butoni, ni Pasika itarimo kwikunda, ni Pasika itarimo gukunda impiya, ni Pasika itarimo gusunika, ni Pasika itarimo abavumbyi. Sinzi ijambo abavumbyi ko mu Kirundi mu ryumva. Ni Pasika itarimo abantu basega, sinzi abantu basega mu Kinyarwanda ko mu byumva, abantu basabiriza. Iyi Pasika rero yo muri viziyo yo muri 2026 rokatre y'ukwezi kwa kane, ni ukuvuga iyi Pasika ni iya mbere. Hari diferanse kandi yumvikana kandi igaragara. Ni ukuvuga ubundi Pasika yo muri Bibiliya, Pasika Imana ivuga ni Pasika y'ishengero imwe, ni Pasika y'umusaraba utambitse, ni igiti gitambitse n'igihagaze. Yesu yabambweho aravuga ngo mpuje Imana n'abantu, noneho shizemo urukundo rw'imisumari. Muzabona ibintu byose babiteza imisumari iyo babifunga ngo bikomere. Yesu hano yubaka agakiza katajegajega, katarimo umuyaga, katarimo fuwi, katarimo ibintu ibyo ari byo byose bibi, kuzuye 100%. Ni ukuvuga iyo Pasika niyo Pasika Bibiliya ivuga. Hano rero hari Pasika nanone abantu bari kwitegura, Pasika yo guhaha inyama nziza, Pasika y'imyambaro myiza, Pasika y'uko inshuti yawe muzasambana kuri Pasika, Pasika y'uko abantu bazashima Imana ari benshi mu myenda myiza, bazashima Imana ko Imana yabafashije muri biriya na biriya ariko bafite abo bari kubwira. Pasika y'uko bamwe bazaba bari abandi bashonje, Pasika y'uko bamwe bazaba doke baje mu modoka nshyashya, baje mu buzima bwiza, bari mu munezero, bari mu byishimo. Ni ukuvuga hari Pasika y'umubiri abantu bazizihiza kuri rokatre kw'izi tariki enye. Iyi Pasika y'itariki enye abantu bazizihiza yo mu mubiri iri diferanse na Pasika Abisiraheli b'ukuri n'Abisiraheli b'ukuri nanone n'iki gihe, kuko hari 7,000 bitapfukameye Bayali. Nka jewe nimpashikana kandi turizeye ko Imana izahadushikana, tuzizihiza Pasika. Ariko hari Pasika yo mu mubiri shitani yazanye abantu bazizihiza, abantu bazaba barimo ariyo bantu benshi b'ikivunga bazi. Ariko umuntu uzambuka Yorodani azizihiza Pasika, umuntu uzarenga iki gice ngiye kuvuga azizihiza. Ariko hari Pasika mutazakozaho n'imitwe y'intoki, hari Pasika n'ibirenge byawe bitazasunutsamo ngo bikandagire muri iyo Pasika, hari Pasika umutima wawe utazigera ugeraho, hari Pasika ubwenge bwawe butazigera bubona, hari Pasika amatwi yawe atarigera yumva. Iyi niyo Pasika ndi gusigura, ndi gusobanura
itazaba mu gice kinini cy'abatuye isi. Noneho hakaba Pasika rero izaba y'umwihariko, ariyo Bibiliya ivuga, ariyo Yesu azaba arimo, ariyo Data arimo, ariyo Mwuka w'Imana urimo. Iyi Pasika iri mu mwuka yitwa urukundo. Iyi Pasika y'uko intumwa zicaraga hamwe zigasangira byose, zikaba ziri mu mwanya umwe, zihuje umutima, zifite ikirere kimwe, zifite target imwe, zifite ijuru rimwe ziri kujyamo, zifite isi imwe zivuyemo, zifite n'intambara imwe ziri kurwanamo. Izi ntumwa zose zihuje umwanzi, zihuje umukunzi, zihuje ijuru, zihuje aho zivuye n'aho zigiye. Iyi niyo Pasika navuga ngo Bibiliya yategekaga umukristo wese wa Kristo, atari umukristo w'isi, atari umukristo wa pastor, atari umukristo nka wa mupastori witwa Mbayahage Sidori. Ni ukuvuga rero iyi Pasika abantu bagiye kwizihiza ni Pasika umuntu azaza agaparika Mercedes Benz, undi agaparika V8, umaze umwaka adaterana, umaze umwaka atagera mu ishengero, muzamubona. Utaherukaga muzamubona. Abatarabatirishije bazishyura amafaranga muri kiliziya, bajye kwa patiri bababatirishe. Abari bafite amadeni menshi mu ishengero bayishyure. Ubu abatayeri bose telefone zibariho, nturarangiza impuzu yanjye, nturarangiza umwenda wanjye, bite bigeze he? Doke ubu ibintu bihari, abantu bari kwitegura mu mubiri ku rwego rutigeze kubaho. Ndetse nuko Amerika ituvangiye hakazamo iki gitambara cyo muri Iran na Ukraine, Hormozi bakayifunga. Abantu bitegura Pasika mu mubiri ku rwego rw'uko bitegura n'isheshete na suvetoma n'umushwari, bakitegura imodoka zikajya mu binamba, izindi zikajya mu magaraje, abantu bagakonjesha ibiyera, abandi bakavurisha amata, abandi uzi ibihabera. Abazatwara inda uyu munsi, abazandura sida uyu munsi, ntibagira umubare. Iyo Pasika ntikwiye kuba ntikanaba, iyo siyo Pasika Imana ibasaba. Pasika y'ubupfapfa, Pasika y'ubugogi, Pasika y'ubujuju, iyo Pasika ntikabe, ntabwo ari iyo Pasika Imana iri kubasaba. Ariko ubu nanone abatizera, harimo abantu bari kuvuga ngo Profete General Marite ari kuvuga ko hazaba intambara, ari kuvuga ko imvura izica abantu, ari guhanura ibyago byabereye mu Gatumba bizaba biri Bujumbura, bizaba biri Igitega. Harimo abantu muri bo bafite umutima w'ikibi, akanwa kawe iyo kavuze wahita ajyana n'amarangamutima y'aho biri kumwerekeza, bisazi byiwe cyangwa ubujuju bwiwe, agahita yiyumvamo ngo ibintu ngo ubwo werekejeho ngo ni intambara. Oya, ntabwo ari cyo shatse kuvuga. Ahubwo nge ndi kuvuga Pasika izaba ni iyihe, itazaba ni iyihe, ese ikwiye kuba ni iyihe, ese idakwiye kuba ni iyihe. Ubundi Pasika ikwiye kuba ni Pasika y'ubugingo n'umwuka wera, bikaba biri ahantu heza. Ariko bigitangaje, umuntu azaboregwa ejo samedi mu ijoro, mu gitondo yihanagura byukire mu ikanisa, azajya mu ikanisa ariko vizuwaza gucyura nk'imaraye, azajya mu ikanisa asize umuceri n'inyama hariya, ariko uvuga uti gira vuba pasitoro njye kwirira no kunywa. Ntabwo ababaranye n'abarundi bari mu nkambi ya Mahama, ntabwo ababaranye n'abarundi bari Induta muri Tanzania, ntabwo ababaranye n'abanyarwanda bari kugirwaho ingaruka n'iyi mihindagurikire y'intambara Amerika iri gushoza ku isi. Ntabwo ubabaranye n'ibiciro biri kuduzwa amanywa na nijoro ngo uvuge uti ngewe mpahira muri Simoro Market imyaka 10 ndayirangije, reka nibura bahahira muri uhahira muri Simoro Market n'uhahira muri supermarket, uhahira muri supermarket imyaka 10 ayihahira makwiye gusanga barabahahira muri Simoro Market nibura umunsi umwe ukabasumira cyane rwose. Niba rero iwawe hazaza abavumyi kandi ari abarokore bakaza kukuvumba, ubwo musangiranye imibabaro na Kristo, mugiye gusangira Pasika, mugiye gusangira Yesu, mugiye gusangira agakiza, mugiye gusangira umwuka. Erega Yesu yavuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda.
ese ko wishoneshereje impuzu n'abana bawe ukabasoneshereza, harya mwene so mu rusengero ko usanzwe umuzi aho yicara uza aho ataha, we wamufashije iki? Nakana murababarana mute n'aba bantu? Murasangira mute n'aba bantu? Ese ibyo musangira ni ibiki, ibyo mudasangira ni ibiki? Yesu yaravuze ngo musangire uwo mwana w'intama azedi. Ese koko ubu Pasika tuzayisangira? Tuzayisangira. Imodoka yawe inywera kuri 80 cyangwa hejuru y'ijana, uzashyiramo igitoro nibura k'ibihumbi 300, uzajya ku Musenyi, uzajya mu kabari keza, uzajya muri hoteli nziza, ubuzima ubufiringe. Abo musengana mu ishengero bicara hajya ku kirago, hajya hasi, hajya inyuma. Ubwo muri gusangirana imibabaro Kristo yabasigiye, cyangwa ni ikinyoma cyambaye ubusa? Hari inkora abantu basiga ku maso n'inyigisho z'abapasiteri zipfuye zisa n'uburozi, aho kwigisha abantu ngo bagire urukundo rumwe, aho kwigisha abantu ngo bagire ubuzima bumwe, aho kwigisha abantu ngo bagire karagiteri zisa no kumenya Pasika icyari cyo n'umumaro n'inyungu. Abantu bakigisha abandi ibisa no kwinezeza no kwishimisha, yasi ivuga ngo wikunde mbere yuko ukunda mugenzi wawe. Ubuzima bwa gikapitaliste bwo muri siyase, urabanza ukikunda mbere yuko ukunda undi. Ariko iby'umwuka si uko Bibiliya ibitegeka. Idutegeka ko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niryo tegeko riruta ayandi. Buno rero uraza kubona abantu batandukanye benshi cyane, kandi ni nabo benshi para raporo y'abaza gusigara. Pasika nta n'ibyo azi, nta n'ibyo asobanukiwe, ntazi Pasika icyo ari cyo. Pasika bivuze kumenya ibintu Imana yagukijije, ibintu Imana yakurokoye, noneho ukaza kwicara ukareba urwo rugamba Imana yakurwaniye. Pase Pasika. Wamara kumenya icyo kintu avareri gifite, ukareba uwarwanya iyo ntambara, mukazamurira amagarade Yesu Kristo y'urukundo n'ipeti ry'imirimo myiza. Doke ibyo yasize, twari dukwiye kuba tuvuga ngo ibikorwa Yesu yasize, reka tuverifiye ko rwa rukundo ruhari yasize atubwiye ruvuga Pasika, Mwuka Wera hari uvuga Pasika muri twe. Reka tuverifiye ko ijambo ry'iwe riri muri twe rivuga Pasika. Reka koko iyo bavuze ngo umwagazi w'intama ni nko gufata ikintu kakimira wese. Reka turebe Yesu muri twe, kuva mu nzara ukageza ku musatsi, afite avareri inganite, kapasiti inganite muri twe. Ese koko uyu mwana w'intama ari muri jye? Ese koko Yesu muri jye yankijije Farawo, ambohoye Farawo, nageze i Kanani? Uyu munezero ngiye guhimbaza, ibi byishimo ngiye guhimbaza, ubugingo bwanjye ni buzima, umubiri wanjye ni muzima. Ariko tugiye gufata imyanda, ubucafu, ibintu byose bibi byo mu burengerazuba bw'isi, byo muri Afurika, ibyo muri Aziya, ibyo mu Burayi, byahe n'ibyahehe, ubu tugiye kubyegeranya uko byakabaye nk'umugezi utwaye iyarara cyangwa umwanda, tubihurize mu nzu y'Imana, tunyukanyuke rwa rusengero Yesu yatubujije, ubundi duhimbaze, turirimba indirimbo zubahiriza Pasika. Amakorari yararepese Pasika nziza, Pasika itwibutsa, itubwira. Bamwe banabikore muri disipurine, bajye bagira kuno na kuno, bagire kuno, bakubita agahanga hasi cyangwa inkoro. Nagira ngo nkumenyeshe ko iyo Pasika wowe ugiye kuninahaza, ucunge neza, ahubwo idahinduka uburozi. Koko Bibiliya iravuga ngo iyo uwo mwana w'intama umuriye nabi bikugiraho ingaruka, iyo umuriye neza nabwo bikugiraho ingaruka. Twifuje rero ko iyo Pasika abantu bakwiye kuyizihiza, tubivuze itaraba, niyo mpamvu dutanguranwa. Abantu bakwiye kuza kwibuka kwizihiza Pasika Bibiliya ivuga, iri mu marangamutima ya Gikristo, iri mu Bukristo, iri mu buzima bwa Gikristo, ku buryo iyo Pasika iza kuza ari Pasika nibura ihagaze mu murongo no muri konegisiyo Imana yishakamo, iyigombamo.
hama rero niba ugiye kwizihiza pasika wowe uzi Yesu atazi, ukizihiza pasika mwuka wera atazi ariko ukaba uyizi, ukizihiza pasika Imana data itazi ariko uyizi, hama ukizihiza pasika ubutatu butagatifu mutari gusangira, wowe utariye uwo mwana w'intama atakurimo. Ibyo bisa rero n'indi minsi yose musanzwe mukora cyangwa n'indi minsi mikuru musanzwe mufite itandukanye azedi. Ntabwo navuga ko iyo minsi mugiye kwizihiza nta n'ikimaze, nta n'ikivuze, nta n'ikizabivuze, ni ukwidigadiga mu gatwenga. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo nta pasika ihari, nta n'izaba, nta n'iyo nge mbona. Kuko pasika ndi kubona abantu biteguye, niyo nanjye natumiwemo. Nagerageje gutegera mu minsi maze ngo ndebe message, ndebe comment, ndebe umuntu wambwira uti tuzizihiza pasika Bibiliya ivuga, tuzizihiza pasika Imana yemera na Kristo. Kuko uyu si umunsi mukuru Amerika yashinze, si umunsi mukuru Uburayi bwashinze, si umunsi mukuru nawe washinze, ni umunsi mukuru ijuru ryashinze. Niba rero Imana yashyiraho itegeko ugakora ibiri fotokopi y'itegeko, cyangwa niyo fotokopi ukabona siyo, egari ko icyo kintu kitabaye ngewe mu maso yanjye no mu bwenge bwanjye no mu ntekerezo zanjye. Niyo mpamvu rero navuze ngo ndabona 100% nta pasika yabaye, nta niri kuba. Kereka koko pasika y'ukuri dayimoni yarayituriganyije irayitwara, musuma ikizira cyahagaze ahera. Pasika nyeranda ntibaho, ntihari. Ariko pasika iyo mu mubiri muri siyase zimene iruzuye. Kuko pasika muraza kuyipimira mu mabusheri, muyipimire mu masoko, mu masupermarket, muyipimire mu myambaro, muyipimire mu bagenzi, muyipimire mu matelefone kuri status n'ibindi. Ariko mu mitima yanyu, mu kiroho, ndani ya kiroho, mu mitima yanyu nta pasika Yesu ari bubone, nta pasika data ari bubone, nta pasika mwuka wera ari bubone. Bityo rero reka nanasoze mbwira abantu bazashobozwa n'Imana, ubumwe mube babiri, mugaharanira kwizihiza pasika y'urukundo, mugaharanira kuba mufite pasika Bibiliya ivuga. Ndakubaniye saliyuti, ngiye gusenga soze nifuriza abantu pasika itazabarimbura, itazabatera ingwara. Koko diferanse nayo, icyambere pasika yatandukanyaga abanyegiputa n'Abisiraheli, ariko uyu munsi ntabwo watandukanya abanyegiputa n'Abisiraheli. Murebe muri Isiraheli biri kuba ahaho, sinzi ko n'ibyo by'umubiri muri Isiraheli ho menya bitazaba. Noneho hano twebwe rero hatari intambara z'amasasu, hazaba iby'umubiri, ariko iby'umwuka mpamya ko ntabyo tayari. Yenda hari 7,000 bitapfukamiye Bayari, umwe azayigira, cyangwa se 100 cyangwa 1,000 kama sijuru. Mugabo niba ishengero ya Pentecoste n'ishengero ya Kiliziya Katolike n'ishengero y'abamizirima twese twivuriza kuri Hopital Limited, Roi Khaled, Presherije, Roi Faisal, kwa dogiteri naka, kwa dogiteri naka, kuri prive no ku bitaro bya leta, twese tukahahurira, malaria ari imwe, diabete ari imwe, sida ari imwe, kanseri ari imwe, ubukene ari bumwe, ibibazo ari bimwe. Umuyuda n'umufilisitiya n'umunyekiputa, koko buno abatemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nibo twita twebwe abanyegiputa. Diferanse iri muze kuntandukanyiriza. Rero ijuru rigomba kuba risepara. Bibiliya ivuga ngo umugombozi nyawe arigombora. Niba nge ndi umuyuda, ntabwo urwo rubori rwitwa sida, urwo rubori rwitwa diyabete, urwo rubori, indwara z'abanyegiputa, umuruho w'abanyegiputa, umuvumo w'abanyegiputa wageze mu ishengero ute, ugera mu bana b'Imana ute? Uwo muvumo, ibyo byago byageze ryari? Mu Baheburayo bamize umwana w'intama w'Imana by'ukuri wuzuye. Niba rero nta diferanse ihari, nta pasika ikiriho, nta niyabaye. Cyakora dutegereza imbere, ntiturapfa ngo dupfe buri, ariko hari abapfuye bahagaze.
kuvuga menshi siko kuyamara, no kuvuga menshi siko ubwira uwumva ngo ntavunika. Reka tubwire abantu, mwigishwe Pasika icyari cyo, munige Pasika icyari cyo. Abigisha barahari mu mpande enye z'isi. Imana yabihereye ubushobozi n'ububasha n'ubutware, ariko iki kinyoma cyo shitani hari ukuntu ibintu biba bihari, none shitani akabizana ku buryo abivangavanga abantu bakabura iyo bava. Nibyo biri kuba. Abantu ntabwo bari kubona Pasika, ahubwo bari kubona ibyo mu mubiri n'iby'abantu bazi, ibyo mu mwuka ntabyo bazi. Rero sinzi, ariko reka dusoze tubwira abantu ngo kubabyemera uko mbyemera mugire Pasika nziza, kubatabyemera namwe mukaba ibimvuze mutabyemera, sorry, tubiseguyeho. Umuntu wese agira amahitamo ye kandi akagira amarangamutima ye na karagita ze. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2026, mwizihiza Pasika Imana idutegeka, ndetse muri mukuri no mu mwuka nk'abamize umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo, tunyuze mu nzira ye mukuri n'ubugingo. Reka rero ngire kuno ngo ciao ciao, shalom shalom. Uwiteka ababera umwarimu mwiza n'umwigisha mwiza. Ukande subscribe, like na comment. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bye bye.